Kirezi TV twaje tubirimo neza kubasetsa mukore subscribe like comment musharing hakuzi ishati gasiki bashaka kujya gutahana ubukwe dore byane biba biriho bajya bavuga ngo nubuki gasiki abanje kurakita nafuze koko kuko nyitera ipasi hari imikonjo ngo bayishyira he ugize ngo kumenya naha ngaha gasiki ngwino ujya gutira ipasi muterera ishati dore ugiye kujya mu bukwe utaza gusanga wagucuza ibiryo kana mama mwese mumukumbo nayifashe mu mbaraga z'abagore byagenze bite Yesu amagambo yawe yarakurenze nese imbaraga z'abagore ni izihe what nase mama yoye ko umuntu yifashe gutya wafashe mu mbaraga z'abagore ahubwo ngiye bisa n'useka ariko abavumbi muri ifunga wowe genda ujya gushaka ipasi mbona ko muterera ishati yawe ubundi uvumbe neza hari ikibazo sijya gutira ipasi se kumbe nayo nagiryanya ngo ndazi bifuzo kumutaraite rona sudanyiciye gahunda ariko se mama wabaye nawe urancanga kagenda kwizana ubwo cyangwa ikiri hano sibyo no ariko si ibintu biki w'amana uyu mwana yarambyaye cyangwa naramubyaye ubu n'amagambo kaba gafite kanyoka kambwira ubu ni kazi ko kagiye no kuvumba ibiryo kantegereze wenda ariko abavumbi bwaragowe undagira amaguru yo kujya gutira ipasi mbone nayo kujya kuvumba ariko se cyitwe kiriya kirori ngo mbure no kurya cyane ngo nsevinga iby'ejo ndumva nabahonera ariko ukampfa kugenda mbone uko ndya cyane kiriya kirori ntabwo nabyo iyi noheri noneho nzayivumbira hehe ko mfite uturongo twinshira what ariko wakeneye no gutera ipasi mupfanikira ko nari ko nawe uri gutera ipasi hitiriza n'icyendere ngira uru rwana ruraza habe no gusuhuzana n'agapfukamunwa rwambaye genda ujya kuyizana uterere hano nta kindi mvuze genda uzane imyenda yawe uze uterere hano nta kindi musabye wumvishe okay nari ejo uru rwana kumbona rufite amagambo yarurenze uko rungana amagambo yararuruta nukubuze ngamagamagana n'utwo rwanjye sawa nari zana nitere nigere Yesu no ahubwo si ipasi yako mbona ifite amenyo nk'ay'imakasi ya nyunganyunga bakine mwogoshesha imisatsi What? rero uve kanshira agashati gatuma najya kwitera Yesu hano nanasoje kanizingira agashati kanjye nitahire ngo tuzabona nero sabo umuntu aragatiza akarangiza akakagerekaho n'umunwa mana yanjye sha my god rakirete yanjye se ko imvune ikanyara ariko reka nanjye njye gutera rakirete hararuguru kwa gasikiri ejo bundi namutije ipasi nibyo reka njye kumutera mwiriwe gasikiriza rakirete mwana yanjye yamvunikanye dore gahunda zanjye zapfuye mana ariko sikanu mwibagirwa vuba si ikintu ngiye kukwisabira ikintu cyoroshye genda nawe uzane ukoropere hano Yesu yampaye ubwo se urumva ibyo ngibyo bishoboka kuba iki se bidashoboka ejo naje kugutira ipasi uravuga ngo ngende nere iwanyu nawe rero nimba uje kunira rakirete ngwino ukoropere hano no ibintu ni magirirane nawe udakenera gasiki sabaye reka ngende nanjye nzagura yanjye sha gusa abantu baransize ubu ngiye mwenye gasikiri baranzi umuntu wazi ko yishoye ku bintu byose agenda kwiyambarira nigiye kuvuma Yesu
muraho igasikira mwenyewe ndabasaba gukora subscribe ku Kirezi TV kugira ngo ibyiza bijye bihora bibageraho ikindi kandi mujye mutizanya nimba bishoboka ibintu ni magirirane nicyo nabagiragaho inama saba bye bye